Yesu ashimwe kandi nanone ntoreza Imana turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Tugarutse kandi nanone mu ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye gusoma riri muri Zaburi 124 ku murongo wa mbere. Reka dusome twihuse hanyuma tubone gusenga Imana. Bibiliya iravuze ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abera ko ariko bavuga none. Yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengera rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembanye ubugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ituganze kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ngo abe ariko Abisirayeli bavuga none. Ngo yaba Uwiteka atari we wari kuba mu ruhande rwacu, ngo ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize tukiri bazima. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Nshuti yanjye, hari ibyo Imana yakoze, kandi si rimwe si kabiri si gatatu. Imana yarakoze, yabaye mu ruhande rwawe. Imana yarakurinze, Imana yarakwimanye, kandi n'ubu iracyakwimana. Ngo amazi aba yararenze ngeye ubugingo bwawe rwose. Uyu mwanditsi Dawidi avuga aya magambo yasubije amaso inyuma, ahera muri kavukire, ubuzima bwo kwa se na nyina, agera arwana, ahanganye n'intare, ahanganye n'idubu, ariko Imana igenda imukoresha iby'ubutwari. Ari uburyo Sawuli yagiye amurwanya. Aha niho yahereye yandika iyi Zaburi, aravuga ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize tukiri bazima. Aravuga ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, imigambi igacurwa, utunama tugakorwa, imitego igategwa, Imana igategura, ibikombe by'amarozi bakabitunganya neza rwose. Inzira turi bucimo bagashyiramo ibintu, bakava hano bakajya ibunaka, bakazana amahembe, bakazana ibitongero, bakazana ibitega, bakohereza ibyo mu miyaga ntibigufate, bagatuma amagambo mabi y'imitongero ntagire icyo agutwara. Bakavuga ngo ntacyo uzaba, bakabona ubaye. Bakavuga ngo ntuzabyara, bakabona urabyaye. Bakavuga ngo abana ntabaziga, bakabona barize barakuze. Bakavuga ngo ntuzashyingira, ntabakwe ntabakazana uzabona, ukabona ibyo byose Imana irabikoze. Aha niho Dawidi yashingiye, aravuga ngo Uwiteka himbazwe. Aravuga ngo ikigoyi kiracitse natwe tuvuyemo. Hari ibigoyi byinshi Imana yaciye, bigoyi by'amahembe, bigoyi by'ibitongero, bigoyi by'amagambo, bigoyi bya gereza, bigoyi bya gisida. Aho hose Imana yagiye igukurikirana. Uwiteka rero ahimbazwe. Unyemerere uze kuvuga, upfukame imbere y'igitanda cyawe, upfukame aho ugeze, aho uri, upfukamishe ndetse n'amavi y'umutima niba utwaye. Ucyumva iyi audio, uvuge ngo Uwiteka himbazwe. Kubw'umugore wanjye Uwiteka himbazwe, kubw'umugabo wanjye Uwiteka himbazwe, kubw'abana banjye Uwiteka himbazwe. Uwiteka himbazwe kubw'imirimo yakoze, Uwiteka himbazwe kubw'urubyaro wampa, Uwiteka himbazwe. Uwiteka ashyirwe hejuru. Nashakaga kukwibutsa ko hari imitego Imana yakuyeho.
nashaka kugukangura umutima. Icyumba kimwe cyabuze amashimwe kuko hari ibigutwikiriye bigaragara nk'ishyamba ry'ibibazo n'ibigeragezo. Ubyipfupfunyuremo, ubicomoke, ubivemo, bikuveho, wongere ubone amashimwe, wongere uhimbaze Imana, wongere ushima Imana. Uwiteka himbazwe utaragutanze ngo ube umuhigo w'amenyo y'abanzi bawe. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje Yesu, izina ryawe nirihimbazwe. Wakoze ibyo wagombaga gukora, ibindi nabyo uzabikora, ariko wabanje ibibanzwa. Wakuye inziga ku magare z'Abanyegiputa, wahiritse igitare. Mana, tuvamo turema, turiho kubw'ubuntu bwawe. Turagushimira Mwami Imana ko wagize neza Mwami Imana, ubwo ababisha baduhagurukiraga wagize neza Mana, ubwo abaruzi baduhagurukiraga wagize neza Mana, ubwo batumaga amahembe nadufate wagize neza Mana, ubwo ibitega byaducitse tazomene sainigre wagize neza. Izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho komeza uganze, komeza uturinde, komeza uduhagarareho. Jambo ryarambwiye ngo uri mu bwihisho bwayo we Mwami Imana, aba mu gicucu cy'ishobora byose, dutwikirize umutaka wawe, reka tube munsi y'ukuboko kwawe. Mana, icyubahiro kibi cyawe. Turabigushimiye Yesu, komeza kuganza no gutegeka, ko umugisha buri muntu wese uri bwumvira ijambo kandi uri burikurikirane akayiriha agaciro, umuha umugisha kuko uri Imana. Urakoze kubyumvisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.